muri aho mu idini rya gikristo habamo iminsi mikuru itandukanye. Twavuga nk'umunsi mukuru wa Noheli, umunsi mukuru wa Pasika ndetse n'umunsi mukuru w'amashami, ari naho tugiye kuvuga mu kiganiro cyacu. Ubundi uyu munsi waje ute? Wakomotse kuki wise mashami? Kuki wiswe mashami? Kana subscribe niba utarakana subscribe kuri channel yacu, tujye tukugezaho ibiganiro byiza. Ikaze. Umunsi mukuru w'amashami uzwi nka Palm Sunday ni umunsi ukomeye cyane mu idini rya Gikristo. Uyu munsi wizihizwa hibukwa Yezu Kristo yinjiriye mu mujyi wa Yerusalemu, yakirwa n'imbaga y'abantu benshi bamusingizaga. Ni umunsi uba mbere y'icyumweru gitagatifu, aho abakristo bibuka ububabare n'urupfu n'izuka bya Yezu Kristo. Amateka y'uyu munsi tuyasanga muri Bibiliya, cyane cyane mu ivanjiri ya Matayo, Mariko, Luka ndetse na Yohani. Mu ivanjiri ya Luka igice cya 19 umurongo wa 37 kugera ku murongo wa 38 haranditse hati: ageze hafi yaho amanukira ku musozi wa Elayono. Imbaga y'abigishwa bose itangira kunezerwa no gusingiza Imana mu ijwi rirenga kubera ibitangaza byose bari babonye, bavuga bati: hahirwa umwami uje mu izina ry'umwami, amahoro abe mu ijuru n'icyubahiro hejuru. Iryo ni ijambo ry'Imana. Mu ivanjiri ya Yohani igice cya 12 umurongo wa 12 kugera ku murongo wa 13 no haranditse hati: bukeye bwaho imbaga y'abantu benshi bari baje munsi mukuru bumvishe ko Yezu aje Yerusalemu, bafata amashami y'imikindo bajya kumusanganira barangurura bati: hozana, hahirwa uje mu izina ry'umwami, umwami wa Isiraheli. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ayo mavanjiri yose agaragaza ko Yezu yinjiye Yerusalemu yicishije bugufi, agenda ku ndogobe. Ibi byari ikimenyetso n'ubusobanuro bukomeye, kuko byerekana ko atari umwami w'intambara, ahubwo ari umwami w'amahoro. Igihe Yesu yegeraga umujyi, abantu benshi baramwakiriye, bamurambikira imyambaro yabo mu nzira, abandi baca amashami ku biti barayambika mu nzira, baramurangurura bavuga bati: hozana ku mwami wa Dawidi, hahirwa uje mu izina ry'umwami. Ibi byagaragazaga ko bamwubahaga kandi bamwemera nk'umukiza wari utegerejwe. Amashami y'imikindo yakoreshejwe yari afite ibisobanuro byihariye, yari ikimenyetso cy'intsinzi, icyubahiro ndetse n'amahoro muri icyo gihe. Mu muco w'icyo gihe amashami yakoreshwaga kwakira abami cyangwa batsinze intambara, bityo abantu bayakoresheje bagaragazaga ko Yezu ari umwami ukomeye nubwo we yaje yicishije bugufi. Ku bakristo muri iki gihe umunsi w'amashami ufite akamaro gakomeye cyane, uba ari intangiriro y'icyumweru gitagatifu kandi ubibutsa kwakira Yezu mu mutima yabo no gukomeza inzira y'urukundo, kwicisha bugufi n'amahoro. Mu kwizihiza uyu munsi abakristo bajya mu misa cyangwa mu materaniro atandukanye, bagafata amashami ahabwa umugisha n'abayobozi b'amadini nk'abapasitoro ndetse n'abapadiri, maze bagasenga kandi bakishimira uwo munsi. Mu by'ukuri uyu munsi w'amashami ni umunsi w'ingenzi wibutsa abakristo uko Yezu Kristo yakiriye Yerusalemu n'ibyishimo byinshi. Uragaza ko Yezu yari umwami w'amahoro kandi wigisha abantu kwakira amahoro mu buzima bwabo no gukunda bagenzi babo. Umunsi mukuru w'amashami ni umunsi udusaba kwitekerezaho no kwakira Yezu mu mitima yacu, tugaharanira kubaho mu mahoro, urukundo no kwicisha bugufi. Reka mbifurize umunsi mukuru w'amashami kuba wizihizaho muri mwese. Kanda subscribe maze tujye tukugezaho ibiganiro byiza. Naho ubundi njye reka mbashimire, bifuza kugira amashami nziza aho muri mwese. Blessed is he who comes in the name of the Lord.
Blessed is he who comes in the name of the Lord. Imbaga y'abakuyobotse bafite inyota